Ikaze nanone kuri ya YouTube channel yanyu Kefradon Entertainment. Uyu munsi mu kiganiro 10 zacu tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 bitangaje utaruzi ku buzima bw'umukinnyi w'umupira w'amaguru Lionel Messi. Ariyo mpamvu ngusaba yuko twabana kugeza ku cyambere kuko cyatangaje abantu benshi cyane. Duhereye ku mwanya wa 10 utaruzi nuko buriya amasezerano ya mbere Messi yasinyiye kuri serviette zimwe zikoreshwa muri restaurant n'ahandi hantu hose hacururizwa ibiryo. Iki gikorwa cyabaye ku itariki 14 Ukuboza mu mwaka wa 2000, kikaba cyarabereye muri Pompey Tennis Club, akaba ari restaurant iri muri Barcelona. Icyateye ibikuba nuko nyuma yuko Messi akoze igerageza ngo barebe niba bamusinyisha mu ikipe nkuru ya Barcelona, nibwo bamwe mu bayobozi ba Barcelona bazuyaje mu kumusinyisha bitewe n'imyaka ye ndetse n'igiciro cy'amafaranga yasabwaga kugira ngo avuzwe bitewe n'ikibazo yari afite cy'imisemburo ituma umuntu adakura. Nibwo ibyo byaje kurakaza papa wa Messi ukuntu bari kwimura no kwitinzatinza kumusinyisha, maze abatera ubwoba kagiye gufata umuhungu we bagasubira muri Argentine cyangwa agahamagara Real Madrid akaba ari yimutwara. Ibyo nibyo byatumye Sporting Director wa Barcelona ahita afata icyemezo kugira ngo ashaka uburyo bwose yatuma nta yindi kipe yamutanga gusinyisha umwana wari ufite imana atanga icyizere. Nibwo Carlos Rexach akaba Sporting Director wa Barcelona, Josep Miguera akaba ushinzwe gutanga inama ku byerekeranye na transfer, ndetse na Horacio Gogueiro we akaba yari umwagent. Aba nibo bagize uruhare mu kugira ngo Messi atagenda hakagira indi kipe imutwara. Rexach kuko nta bipapuro byemewe by'amasezerano byari biri aho hafi, nibwo yahise afata serviette yari iri aho hafi aba ariyo babusinyira amasezerano ya mbere yuko impapuro z'amasezerano mazima ziza. Ibi yabikoze nko mu rwego rwo kugira ngo Messi babe bamugumanye ku buryo nta yindi kipe yamujyana cyangwa ngo ishake kumusinyisha. Ku mwanya wa 9 utaruzi nuko buriya Messi ubwo yari akiri muto yanze ubusabe bwo gukinira ikipe y'igihugu ya Espagne. Hagati y'umwaka wa 2003 n'2004 ubwo Messi yari afite hagati y'imyaka 16 na 17 agikirira muri Academy ya Barcelona bita La Masia, nibwo bwa mbere bamusabye gukinira ikipe y'igihugu ya Espagne. Gusa Messi wavuga ko atabifashe serie kuko yabusubije ko yahoze yifuza gukinira ikipe y'igihugu ya Argentine. Muri Kamena mu mwaka wa 2004 nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine ryateguye umukino wa gicuti w'abatarengeje imyaka 20 U20. Nibwo baje kumuhamagara muri iyo kipe kugira ngo bizere ko atazigera akinira ikipe y'igihugu ya Espagne. Ibyo biri mu byatumye Messi ahita aba umukinnyi weruye wa Argentine. Gusa Espagne hari impamvu yashakaga ko Messi ayikinira, harimo ko abatoza ba Espagne babonaga Messi afite imana idasanzwe kandi akaba yari akiri na muto. Hakaza ko Messi yari afite ubwene gihugu bwa Espagne kuko yari yarabaye muri Espagne kuva agifite imyaka 13. Ibyo byatumaga Espagne yifuza ko ayikinira kuko byari byemewe n'amategeko ya FIFA. Ikindi bagiranga ngo bamwongere mu ikipe yari irimo abastari bari bakiri bato nka David Silva ndetse na Cesc Fabregas baje gutwara igikombe cy'isi mu mwaka wa 2010 ndetse na Euro nyuma yaho. Zimwe mu mpamvu zatumye Messi bahakanira harimo urukundo rukomeye yari afite igihugu cye, kabone n'ubwo yari yaramaze imyaka myinshi mu gihugu cya Espagne. Ibyo ntabwo byatumye yiyumvamo Espagne. Indi mpamvu nuko Messi ubwo yari akiri umwana yifuzaga ndetse anafite inzozi ze zo kuzahamagarwa mu ikipe y'igihugu no kuzahagarara igihugu cye cya Argentine. Indi mpamvu nuko yashakaga gutera ikirenge mu cya Maradona nk'uko abandi bakinnyi bose bato b'Abanya-Argentine baba bifuza kumera. Ku mwanya wa 8 utaruzi nuko kuriya kuntu Messi asereburamo yatunze intoki ze mu kirere nawe areba mu kirere, ni celebration akora nko guha icyubahiro nyirakuru we witabye Imana witwaga Celia Oliveira Coutinho. Buri gitego cyose Messi atsinze agitura nyirakuru we bitewe nuko ari we muntu wamushyigikiye cyane mu myaka ye ya mbere y'ubuzima, gusa akaba yaraje gupfa mbere yuko abona Messi abicyamamare ku isi yose. Indi mpamvu avuga ko ari nk'ikimenyetso cy'urukundo, urwibutso ndetse no guhora zirikana ko intsinzi yayikesha nyirakuru we kubera ukuntu yamushyigikiye akanamutera imbaraga. Niyo mpamvu Messi avuga ko kureba hejuru aba yizeye ko nyirakuru we ari kumurebera haba we n'umuryango we. Inkomoko y'ibi bintu yatangiye ubwo Messi yari afite imyaka 4, nibwo nyirakuru yamujyanye gukina mu ikipe yari iraho mu gace muri Rosaria. Gusa hamugejeje nibwo abatoza babanje gushidikanya niba bamukinisha kubera ukuntu yari ari muto kandi akiri umwana. Gusa nyirakuru yagomeje kuhatiriza ababwira ko bamushyiramo. Nibwo Messi yagiyemo acenga abantu bose, ibyo bikaba byaragaragaje icyizere n'ibyiringiro nyirakuru yari amufitiye. Nyirakuru we yaje gupfa ubwo Messi yari ari hagati y'imyaka 10 na 11.
Nyuma yaho Messi amaze gutangira gukina nk'uwabigize umwuga nibwo yatangiye kujya akora iyi celebration bigiraho biba nk'ikirango cye cyane cyane muri Barcelona hagati y'umwaka w'2009 n'2010 gusa yanakomeje kugikora haba muri PSG, Inter Miami ndetse n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Ku mwanya wa karindwi utaruzi nuko Messi ku mukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu yakinnye yahise abona ikarita y'umutuku. Iki gihe ikipe y'igihugu ya Argentine yari yakinnye n'ikipe y'igihugu ya Hongria ku itariki 17 Kanama mu mwaka wa 2005. Akaba ari nawo mukino wa mbere Messi yari akinnye mu ikipe y'igihugu. Nibwo yinjiye asimbuye ariko hashize amasegonda 47 bahise bamuha ikarita y'umutuku kubera gukubita inkokora umudefanseri witwa Vilmos wari uri gukurura umupira we. Messi akaba icyo gihe yarahise acagayigo ko umuntu wahawe ikarita y'umutuku mu buryo bwihuse mu mateka ya football. Gusa usibye ibyo Messi ni umuntu uzwiho kuba ari umwe mu bakinnyi bafite amakarita atukura make cyane, nkaho mu ikipe y'igihugu afite amakarita 2 gusa atukura, harimo iyo yabonye bakina na Hongria n'indi yabonye bakina na Chile. Hakaza ko yahawe ikarita itukura imwe yonyine akiri mu ikipe ya Barcelona, akaba ariyo yari iya mbere nayo yonyine yayibonye ku itariki 17 Mutarama mu mwaka wa 2021 ubwo Barcelona yari yakinnye na Atletico Bilbao aho yateze umukinnyi witwa Asier Villarreal mu minota ya nyuma ya Spanish Super Cup. Ku mwanya wa gatandatu utaruzi nuko Messi yigeze kugira ikibazo cyo kuruka ku kibuga bikaba byarabaye hagati y'umwaka wa 2011 na 2014. Zimwe mu mpamvu abaganga bagaragaje nuko ubwo yari ari mu myaka 23 na 24 yari afite imirire mibi bitewe nuko yakundaga kurya za shokora, amabiswi ndetse akunda kunywa n'amafanta. Nibwo baje kumubwira ko imyaka yose yamaze arya nabi byaragiye bituma hari ibintu bimeze nk'uburozi byagiye bikiyubakamo imbere, ibyo bikagwa nabi umubiri mu gihe uri gukora imyitozo ikomeye kandi yo ku rwego rwo hejuru. Indi mpamvu baje gusanga ari igitutu yaterwaga no kuba akinira Barcelona na Argentine bikamutera kugira iseseme no kumva atameze neza haba mbere na nyuma y'umukino. Indi mpamvu ni ikigero cy'imyitozo n'ikigero cy'imikino yakoraga ndetse akanakina nabyo biri mu byamuteraga iseseme. Gusa hari andi makuru avuga ko ahubwo yari afite uburwayi bwo mu mara na sinezite, noneho yashyiraho n'ibyo akora akaba ari byo bimuviramo ibibazo. Hari imikino imwe n'imwe Messi yagiye agaragara ari kuruka mu kibuga, harimo ubwo Barcelona yakinaga na Real mu mwaka wa 2011 kuri finali ya Super Cup, hakaza mu mwaka wa 2013 ubwo Bolivia yahuraga na Argentine mu majonjora y'igikombe cy'isi, hakaba no mu mwaka wa 2014 muri Werurwe ubwo Romania yahuraga na Argentine, muri Mata ubwo Barcelona yahuraga na Bilbao muri Championa, no muri Nyakanga ubwo Argentine yahuraga n'Ubudage. Ikindi igihe byabaye ni igihe yabaga ari mu rugo, ari mu myitozo cyangwa mbere y'umukino. Gusa ukuntu yarukaga byaje guhagarara nyuma mu mwaka wa 2014 ubwo Messi yakoraga impinduka mu mibereho ye n'ubuzima bwe, ubwo yajyaga guhura n'umuganga w'umutaliyani ushinzwe imirire Dr. Giuliano Poser akamubwira ko agomba guhindura imirire ye agatangira kujya arya amafi, inyama, salade, imboga n'amavuta ya olive meza. Messi ndetse yahise areka kuzongera gufata isukari, ibiryo byo mu nganda n'ibinyobwa birimo isukari. Ibyo byose yahise arekera kuzongera kubirya. Baje no kumuha imiti ndetse banamubwira kujya anywa amazi igihe cyose yumvisha afite iseseme. Yahise atangira no kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe kugira ngo agabanye stress n'ibindi bituma ajagarara. Ku mwanya wa gatanu utaruzi nuko Messi afite ikibazo cyitwa amoxophobia. Iyi amoxophobia ni ubwoba umuntu agira bwo gutwara imodoka cyangwa bwo kuba ari umugenzi mu modoka. Iki kibazo cyo kuba Messi atinya gutwara no kuba ari umugenzi mu modoka cyatewe n'ihungabana yagize akanakura mu manuka y'imodoka aho yari ari kumwe n'abantu bo mu muryango we harimo papa we ndetse n'abakuru be. Nibwo nyuma y'iyi manuka ubwoba bwagiye bukuru k'imyaka yagiye igenda. Kugeza ubu Messi ni umuntu utinya cyane kwitwara, ahitamo gutwarwa n'abo mu muryango we cyangwa inshuti ze ndetse akavuga ko aba yumva afite ubwoba yari mu modoka zisanzwe. Kubera iki kibazo Messi yahisemo kujya atunga akanagenda mu mamodoka afite umutekano uri hejuru kandi ahenze ndetse afite n'ikoranabuhanga rihambaye. Niyo mpamvu Messi afite amamodoka menshi ahagaze za miliyari harimo za Audi na za Mercedes Benz, aho izi modoka yazihisemo kubera ko ziba zifite amaferi meza, airbags ndetse n'ibice by'ubwirinzi bihambaye. Ku mwanya wa kane utaruzi nuko Messi usibye football afite ibindi bintu akunda gukora ku ruhande iyo afite umwanya wo kuruhuka.
Messi yavuze ko iyo ari mu kiruhuko akunda gukina umukino wa padel na tennis ko umufasha kugumana imbaraga zo guhangana no kuguma ari maso mu buryo bwinshi. Iyi mikino ayikina buri minsi 3. Gusa kimwe mu bintu bya mbere by'ingenzi Messi akunda gukora iyo afite umwanya wo kuruhuka nuko akunda kumarana umwanya n'umuryango we, haba umugore n'abana be, aho baba bari gukinira muri piscine cyangwa baganira mu rugo. Ibi bimufasha kwiyibagiza igitutu cy'uko ari icyamamare kirenze, ahubwo agatangira kwishimira no kuzamura amarangamutima ye. Ibindi bintu benshi batazi kuri Messi nuko akunda gukina imikino ya za video games, aho ikinana n'abashuti be nabo bahoze bakinana nka Neymar Jr, Sergio Aguero, harimo PlayStation ndetse na FIFA. Ibi gusa abikora nk'uburyo bwo gutuma igihe cye kigenda nk'iyo batembereye nk'ikipe cyangwa iyo ari mu rugo. Ikindi, Messi akunda kunywa ikinyobwa bita Yerba Mate, akaba ari ikinyobwa gakondo cyo muri Argentine, avuga ko kimufasha gutuza no kwibanda ku kintu. Ibindi bintu akunda gukora harimo kuryama, gukina n'imbwa ze, kureba indi mikino, gukoresha TikTok, aho amavideo menshi asekeje ayohereza na bamwe mu nshuti ze nka Neymar. Ku mwanya gatatu utaruzi nuko Messi yashakanye n'umukobwa bakoranye mu gace k'iwabo ubwo bose bari bakiri abana. Mu mwaka w'1996 nibwo Messi n'umugore we Antonella bahuye, ariko bakaba bari bakiri abana. Bahurira mu gace k'iwabo muri Rosaria, bahura binyuze muri mubyara wa Antonella, ariko akaba yari n'inshuti magara yo mu bwana ya Messi. Barakuranye kugeza ubwo batandukanye nyuma y'uko Messi yari agiye muri Barcelona mu mwaka w'2000. Umubano wabo warakomeje kugeza mu mwaka w'2005 ubwo Messi yamufataga mu mugongo kubera urupfu rw'inshuti ye, nibwo baje kubishyira ku mugaragaro mu mwaka w'2009, baza gushyingiranwa mu mwaka w'2017, bakaba bafitanye abana 3 b'abahungu. Aba bombi bahuye ubwo Messi yari afite imyaka 9 mu gihe Antonella we yari afite 8. Nibwo mubyara wa Antonella akaba n'inshuti ya Messi yo mu bwana yitwa Lucas Sacaglia ariyo yaje kubahuza. Gusa Messi akiri muto yaje kwandikira urwandiko Antonella amubwira ko umunsi umwe bazabana bombi. Zimwe mu mpamvu zatumye Messi ahitamo uyu mugore ni ukubera umubano wabo wari wubakiye ku bushuti bw'igihe kirekire ndetse banasangiye inkomoko kuko bose bavaga ahantu hamwe. Ikindi nuko uyu mugore yabaye hafi Messi igihe yari ari guca mu bihe bitoroshye. Ku mwanya kabiri utaruzi nuko Messi ubwo yari akiri muto yarwaye indwara izwi nka growth hormone deficiency, akaba ari ikibazo cy'ubuzima cyari gutuma kariyeri ye ya football irangira mbere y'uko itangira. Ubu burwayi babumusanzemo ubwo yari afite imyaka 11, aho ubu burwayi butuma ingingo yo mu mubiri idakora imisemburo ihagije ituma umuntu akura, bigatuma umuntu ubona atajya akura mu gihagararo. Messi yari muto cyane ugereranyije n'abandi bana bari mu myaka ye, kuko ku myaka 11 yari afite 1 na santimetero 27. Ubu burwayi ntabwo hazwi ikibutera neza ndetse niwapfa kumenya aho bwavuye n'icyabuteye. Gusa abaganga bamwe bavuga ko bushobora guterwa n'ibibazo byo mu tunyangingo cyangwa ingingo yo mu mubiri ituma amagufwa n'inyama birekera gukura. Ubu burwayi babumusanzemo mu mwaka w'1999 nyuma y'imyaka bari bamaze bapimisha ubwo yari atagikura. Iki kibazo cyaje gukemuka ubwo Messi guhera afite imyaka 12 yari atangiye kujya yitera urushinge mu kaguru rurimo imisemburo ituma umuntu akura, aho yabikoraga buri joro. Gusa ubu buvuzi bwari buhenze kuko byasabwaga ko hishyurwa hagati y'amadolari 900 n'igihumbi buri kwezi, kandi aya mafaranga ntabwo haba ari umuryango cyangwa amakipe yakiniraga bari buyabone cyangwa bashoboraga kuyishyura. Nibwo Messi yaje kujya muri Barcelona, maze Barca yemeza kwishyura ibisabwa byose kugira ngo abone ubuvuzi bw'ibanze. Abaganga bo bavugaga ko iyo Messi atavurwa yari kuzakura kugeza kuri 1 na santimetero 40 maze agahagarara ntiyongere gukura. Mu gihe akimara kubona ubuvuzi yakuze akagera kuri 1 na santimetero 70. Ubuvuzi yakomeje kubufata imyaka irashira kugeza aho yaje kubuhagarikira ubwo yari amaze gukura bisanzwe. Gusa Messi avuga ko kwitera izi nshinge byamubabazaga cyane, aho Messi yize kuzitera abyikoreye ku giti cye, akavuga ko ku ruhu rwe hasigayeho nk'ibimenyetso byaho yagiye atera inshinge. Ku mwanya wa mbere utaruzi nuko Messi ari umuyoboke ukomeye w'idini rya Katolike, aho akunze kubigaragariza mu byo akora ndetse n'ukuntu yitwara. Messi ubundi yarerewe mu muryango ufite imyemerere ya Katolike ku rwego rudasanzwe muri Argentine, aho usanga muri iki gihugu abantu benshi n'ubundi ari abakatolike. Umwe mu bantu bagize uruhare mu gukuza imyemerere ye ni nyirakuru we wapfuye witwaga Seri.
Messi kandi afite tatuwaje nyinshi ku mubiri we zigaragaza ukwizera kwe, harimo nk'ishusho ya Yesu yambaye ikamba ry'amahwa ku kaboko k'iburyo ndetse na Rose Window yo muri Sagrada Familia Church iherereye muri Barcelona. Ikindi, Messi yanahuye na Papa Francis, akaba yari umukunzi wa football ndetse n'umunya-Argentine mugenzi we. Messi kandi avuga ko imyizerere ye ifite umumaro munini mu buzima bwe bwose, avuga ko Imana ari yakesha intsinzi, ariyo mpamvu agomeza kwishingikiriza ku myemerere ye buri gihe. Ikindi, Messi avuga ko Imana afite ari impano yaturutse ku Mana, ko ntacyo yakoze kugira ngo abe uko ameze. Messi avuga ko mu gikombe cy'isi yasenze asaba Imana ngo imuhe imbaraga zo guca mu gitutu yari ari guhura na cyo gihe. Imyizerere ye niyo ituma abasha gukora ibikorwa by'ubugiraneza hirya no hino ku isi binyuze muri Leo Messi Foundation na UNICEF. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa gukanda subscribe ku bantu mutarayikora, gusharinga iki kiganiro ku bantu benshi, naho ubutaha.